nkunda King James. Wibeshye. Oji. Wibeshye. Ndamukunda byatari. Njye namubonye namwibariza akantu kamwe. Ubwo se bumva umeze kugira ngo ukunde King James. King James. King James arangoma ahantu hose kandi. Niyo ndi kumva ibiganiro bye ndi kumva indirimbo ze. Ebona mpita numva utuntu twinyurukansa umubiri wose. Ubwo rero ngabaye impita. Okay. Hano ni muri LIFA TV show twakiriye abatumirwa, ndabona ari abakobwa beza, ndabona baseka neza, ndabona bameze neza, barakeye. Bakobwa reka tubakire mwumvemo ikaze, hano ni muri LIFA TV show. Mwatangira mwibwira abantu. Ya murakaze. Amazina ni Iradukunda Solange. Ndumva birahagije. Murakoze, ni isanzwe ni umwiza Anita. Uyu munsi nagarutse, murabizi ko mari nabazaniye umuntu mushyashya, muramubona gute? Si cyuki. Reka tumwakire atubwire uko abyumva nuko yiyumva kuba ari muri LIFA TV show. Watubwira. Wow, urakoze cyane ndabikunze. Kandi nabishimiye nanjye nabakunze. Mbazaniye rero udushya twinshi ewana nakagaruka. Mwabyumvise. Uyu munsi tugiye kumva nyine udushya twinshi nkuko abitubwiye. Solange katumuye ikaze muri LIFA TV show atubwire utwo dushya nyine utwo yumva tw'ingenzi udusekeje. Uyu munsi ndi muri mood yo guseka, nizere ko nawe ari yurimo. Ya, ndimo cyane. Ndumva atubwira rero agashya dufitiye kumva nyine gahambaye gasekeje ni nk'akahe uyu munsi. Ya, agashya mbazaniye rero ngiye Solange nari nkumbuye i Kigali. Solange waturutse hehe? Iyo mu byaro. Ni ahantu kure cyane nyine gusa nyine nishimye imodoka yajyaga kunyuraho nkaba namera gutya. Mwamwumvise Solange niba ndi wo mu ntara agiye kuduha amakuru yo mu ntara uko bameze uko bamerewe. Mu ntara ndahakunda abadukuru turyoshye. Watubwira. Mu ntara hameze neza cyane gusa hari izuba byadanje. Izuba ryo natwerera hari ariko twebwe ntabwo ari ryinshi cyane. Wenda mu ntara wasanga ari ryinshi. Mu ntara birarenze kabisa. Ahubwo hari agashya. Mu ntara nyine hari ahantu nko mu byaro by'amavumbi byatara. Amavumbi urayazi? Nise ko ndeba usa neza. Wa muhanda w'ibitaka. Uwo niwo ndi kukubwira. Nise ubwo urasa nk'uwavuye mu ntara. Ewana ubu baratwakije ukuntu batugenje se. Hoy. Badushyiremo kaburimbo. Ariko ubu nanjye sinyiryama. Bangira ngo ndiye ko nahura basi n'imodoka. Ntihakiri mu ntara. Habaye ni Kigali. Nukore tubeshya ngo wavuye mu ntara kandi nyine wavuye i Kigali. Urasa nk'umuntu avuye mu ntara. Njya numva bakihatuka bahita mu ntara ariko kuri njye iryo ni izina ryanjye bwite nahiyitiye tu. Okay, urakoze kuba wavuye mu ntara kandi nubwo tubeshya urasa nk'umuntu uvuye mu mujyi hano hafi. Ugiye kutubwira ukuntu mu ntara mumeze mumerewe nyine utuntu nk'utwo niko twishakira. Ya mu ntara tumeze neza turashima Imana abantu bake. Kuki mushima bake? Abo nabingenzi. Kuki mwibagiwe imena? Ya. Sinzi ntabwo nabikubwira. Mugiye mushimira bose ni ingenzi ni imena n'imanzi bose mugiye mubashimira. Sibyo? Solange nyine watubwira mu cyaro mumeze mute uko nyine uhabona itandukaniro ryo mu cyaro no mu mujyi wahageze uko wahabonye numva atari kubona no mu cyaro nyine watubwira uko bitandukaniye kuba bimeze nyine ukatubwira hari ahantu atazi mu cyaro uko hameze nge ndahazi ariko hari ahantu batahazi. Mu cyaro hari ubushomeri byadanje. Abantu bo mu cyaro tuba turi abashomeri fo. Ubwo urasa nk'umushomeri? Ahubwo mva nkurabure. Ucakira akazi muri uyu mujyi numva nshaka kuhakwamira. Bana yanjye ntabwo uhamagara abashomeri wakitaba ntabwo usa nk'abashomeri. Nakitaba pe.
uko uko nzi uku nguku nta mafaranga nta kazi urumva nta n'ifoto nta cyabaye nta kintu mba ndiho nyine gusa iyo wambaye neza ugaragara neza tu uyu mujyi nkubamo uyu mujyi nkuharamo ariko wirebe undebe wasanga uyu mujyi ari wowe utuyemo buri munsi reba direde ngewe kubera ko no kubura akantu nashyizeho agapara ntabwo mufite amafaranga nanjye ni uku nisanze mwarakize oya ntabukire ntabwo gusa ni uku twisanze pe mu ntara hari ubushomeri bwinshi akazi ntako ubwo urumva utabonye akazi nta n'ubwo wabona amafaranga ahubwo turengaho tukajya gushaka nk'ibiraka iyo ngiyo nkanjye ubu ngubu nize umwuga wo gusuka iyo mpamagaye nk'umuntu twiganye akanaho utuntu tw'utudirede nk'utu ngutu nanjye mpita mpiga kandi kantu mutaho tu ubundi ubwo hagashya koko niyo mpamvu ugaragara neza nuko nyine wize ibintu byo gukora amasuku n'ama-makeup turatera oji niyo mpamvu nanjye uzankoreho ry'akadere ndasanga nkaho nazi aho igihugu kigeze gira isoza ibyo urimo ngewe nkwereke ibyo ngukorera narinza ariko rero nta n'ukuntu wambwira ngo wapi dore inzara warasize dore ukuntu zimeze sinavuga wapi mani iyi ni naturere ni gutya navutse zimeze twebwe tuba twaravutse veriniteye hano Kigali tuvukana verine ku nzara ubwo nanjye niyo mpamvu nshaka umuntu nshakira akazi hano mu mujyi ewana nkahita nshaka n'umugabo nkareba ko abana nzabyara ewana bazaba bateye shaka umugabo w'i Kigali natwe twarababuze ndamutse mbonye n'umugabo w'i Kigali namera nka Joyeuse uko yasariye Juno yesu ese umugabo w'i Kigali koko mana uri ushaka wajya kurwanira Juno nawe ukamera nka Joyeuse mukaba babiri ahubwo njye buri ahantu umuntu nkunda mbaza ngo uwo muntu ninde nkunda King James wibeshye ndamukunda byatari njye naramubonye namwibariza akantu kamwe ubwo se bumva umeze ute kugira ngo ukunde King James arangoma ahantu hose kandi niyo ndi kumva ibiganiro bye ndi kumva indirimbo ze ebona mpita numva utuntu twinyirukansa umubiri wose ubwo rero nkabaye mpita numva abantu wamunyereka namubaza akantu kamwe konyine murakunda muri make yankundiye urabona Joyeuse na Juno ewana akanembereza akanjyana kuri convention ubonye Joyeuse ukuntu Juno yamutembereje King James se ko byanze oya King James ntago yabinkora hano njye nakemera ngakora iyo bwabaga uzagerageza urebe ko bizavamo ahubwo reka mugutume wowe uri i Kigali wenda muzahurira no mu muhanda ndamuzana no muri gare sinzi gusa nyine uzamwereka uko hari akana ko mu cyaro kamukunda tu umuntu w'akana i Kigali wayigezemo utaha umubonye afite gahunda yo kuza mu mujyi umushakishe umubone byagorana ariko binkundiye nta nubwo natamaze ni ukubera umujyi sinazasubira mu cyaro aryama nkazo ubwo nyine uramuyigana mpaka umubonye ntacyo ubwo musase bunini ntago nitashye nta nubwo waryama ntago nsubira imuhira ntago nsubirayo urarugenda ariko ntago wagera mu mujyi nk'ahangaha urabona amatara no ku manywa bacana amatara njye ariko ubu numiwe mbaza ngo wemejwe n'iki amatara ku manywa imodoka mva ziba zinyuranamo bya danje ntabwo abantu bo mu mujyi murakomera tuba twarabimenyereye shange byanonda byatari nese ngambwira uri kuza byagenze bite wabonye ute mu nzira wabonye iki nyine byagenze gute yandi kuza naje mu modoka cyarimo abantu benshi cyane benshi noneho bitewe n'ukuntu ngiye sinaherukaga kujya mu modoka nabirukaga kera donazaga ndeba gutya narebaga imihanda nkabona iri gukatamo gutya nkavuga ati none byanjye birarangiye dore mpfuye naranagerayo ngewe nyine kuganira n'umuntu wari uvuye mu cyaro arambwira ngo agenda ngo yabonaga amazu nayo agenda ibiti bigenda nabonaga ibiti bigenda nkabona amazu arimo aragenda urabona ko hakunda imodoka ziba ziturika imbere
nabonaga gutya nyine bigiye kugongana byarangiye ku buryo ngewe ubwanjye nafataga n'umuntu turi kumwe ngamukomeza byatari. Yes. Byatari nari mfite ubwoba bwinshi cyane. Numvaga nari bugere hano ahubwo Imana ihabwa icyubahiro kuba amaze. Numbwire ko wamenye kuri uwo mu cyaro. Ari ukuntu witwara bagatamenya ahantu uvuye. Bamenya ahantu mvuye pe. Na chauffeur nambwira ni chauffeur utware neza. Nitugera muri twa tuntu tuba mu muhanda nuduki tundi ni dodani niki wasanga ni dodani bya ndi biri ku muhanda imodoka icamo ukabona iragiye kongera ikamanuka. Iyi na madodani. Twahageze mbwiye chauffeur ni chauffeur mbabarira ubanze uhagarare cyangwa mbanze mvemo ngiremo imbere gatoya uharenze. Chauffeur ati ntago byabaho hano nta cyapa gihari. Mana yanjye. Umva byankomye kugira ngo iyo dodani tuyirenge. Hanyuma tugeze muri gare byari bimeze bite? Ugera hano byari bimeze bite? Utambuka byananiye kubera imodoka nyinshi nyine ziba ziri muri gare. Urabona ni hatari kabisa hano mu cyaro buriya twaranagowe. Uzi kutamenya ukuntu uri bugenda ahantu ugeze. Narindi njyenyine sinarindi ngo ndacaye. Noneho nk'umuntu ahamagaraga ni namuzonze byatari buri segonda ndi hano ese ko ndi imbere yanjye hari imodoka nyinshi ndanyura he ndacamuye muhanda uko niko narimeze. Ariko rero ako kantu ko kunseka nagari mbabarira ndakwinginze gabanya kunseka kuko uri kunseka nkumva n'ubundi nirongera gutandongera abagare kuko urabona iyi mihanda imeze gutya ntabwo nayifashe. Nabiretse ahubwo ndamutse bamagaye umuntu twavuganaga kugira ngo ndangire aha hantu byagorana. Nshobora no kumuhamagara kuko nahavuye siko nahamenye akananyihorera azi ngo ibintu byaciye ugasanga ndaye gutya. Nawe nganyibwira wavuye mu cyaro ugera mu mujyi utugezeho nyine nk'abantu badukurikiranye se ni nk'iki ababwira dore ni weekend ni ikintu abwira abantu bagatwika bagaseka bakava mu byo barimo. Ni weekend abantu benshi bagiye kuryoshya njye numva ngo bajya ku mazi. Abenshi bagiye ku mazi. Ntabwo mazi. Ku mazi nzo kujyanayo. Byanshimisha birenze. Ariko bibaye byiza nahurira na King James. King James. Bura nzamukubariza. Bruno mu giti yaducanga tuga. Murahora? Nzabwira ko ari umwana w'upfufutse. Mucakira akazi pe ngume hano. Hanyuma nyine nzakubwira bura azakubera nka Juno koko. Niwe nshaka. Ugize amwe nyine yabigukorera n'ibyanga baye nkukomeje. Ngenda mwitinyira amabona ari seriye. Ibyo ntawabimenye. Mu cyaro rero tumeze neza ngiye Solange naje nabazaniye akantu mbaza ngo akantu nagaye. Shambwira. Hari akantu nigize gukora. Urabona abana bo mu cyaro nyine nk'iyo ya telefone bwa mbere. Mwana araza ati njyewe ati ndashaka kuba kamera tugakina. Ati se tugakina iki? Urabona nibwo bwa mbere nari mbonye telefone. Ndavuga ni njyewe kabaye telefone ntanayibonetse imande nta nubwo ryarema mbaza ngo byagenze bite. Reka vuga ati mwebwe amazina yanyu bite byanyu ati turakwita nde Kamariza Damascene wowe ati Sora ati ntago bibaho ati kubera icyo turakwita Karashika ryarankomye. Karashika bivuye ku kizi. Urabona nyine hari ukuntu umuntu akureba agahita kubonamo ibintu nyine by'ubushinzi tu. Sinzi niba udusanga gashinzi. Sinzi niba ugaragara nk'agashinzi. Nabyadanje. Ari mpamvu yo kubigira nambara. Yanjye nitwa Karashika. Bibeze. Biri seriye. Ngambwira umuntu nka Karashika iryo zina kesho usanga ari udukobwa tw'udushinzi tudakorwaho. Mbwira umeze ute? Nta muntu ujyunkoraho nta n'umuntu ushobora kunshyiramo ibintu ntumva bitandimo ibyo ntago byaba. Kesho rero usanga udukobwa tw'udushinzi cyatumeze gute njye buranda dukunda akenshi dukunda gusetsa no kuganira. Nawe ujye ubibasha. Yeje nagiye kuri TikTok mbona umuntu ndavuga ni kabisa warankomye.
yaragukomye ya gusa yagukomesheje iki ubu nanjye ndashaka kugira ikirenge muke ku buryo ejo cyangwa ejo bundi nanjye hari abo nzaba ndi gushimisha tu sinzi ahubwo ndagusaba ubufasha n'ubu nyine hari abantu bari kukureba ntabwo babura gerageza nabo ubanze ubashimisha deni n'abandi uzabashimisha cyangwa se nabo uzabashimisha ariko nabo banshangiremo akantu abo icyambere ni uko mbakunda kandi nkaba nishimiye kumenyana namwe sibyo ibindi nyine bizajya bigenda biza nzagenda mbazanira utundi tuntu buri uko bukeye sha watubwiye nzajya mbasho amatsiko agapfundikiye gatera amatsiko nimbabwira ejo oya no agapfundikiye gatera amatsiko kwabone kagujya kagapfundikira na ya matsiko yashira banyigira hano rero nyitangira kwivuga ndumva napfunduye ubwo uko tuzajya tugenda tuganira ewana kazajya kagenda nyine gapfunduka gake gake ujya wumva ikinamico ura kugira ngo ikinamico iryohe cyangwa ngo uyikurikiye ayikunde bakubwira akantu sheri bakagukoma kaba kababaje kaba gasekeje nyine bakagukoma pe ukumva muri wowe urishimye ariko nibakumara amatsiko sibyo basi nagerageza wenda udushimisho gatoya no tumara amatsiko ako wabikoze karashika wanyishe amatsiko jewe nikundira abagabo uyibenze njye nkunda abagabo byataye nkunda abagabo kuremo papa wawe burya niwe duhuza byataye nubimbwira nabibwira mama uyu uramutse nawe arabizi indese mama wawe ndumva narabibwiye ntabwo yabimenya nta kuntu atabimenya mama ntabwo wamukiye okay nacyo papa wawe tumushyire ku ruhande abandi bose uri kubandikira tutazagira uwo duhura muri kumwe twabipfa tutazagira uwo duhuza muri kumwe bose ndabaguha n'abasaza banjye nta kibazo ariko ubwo nawe ntihazagira ahantu duhurira sawa urakoze cyane kubera icyo ukunda abagabo n'abana beza wandusha abagabo n'abana beza kukurusha njyewe nkanjye wo mu cyaro iwana kwibonera umugabo nyiherama gutya very fresh ejo bundi twakoze ikiganiro kivuga ku bakobwa bo mu cyaro no mu mujyi abakobwa bo mu cyaro mbatangira ubuhamya bw'ukuntu ari abana beza bitonda none utangiye kunkoma abana bo mu cyaro rero urabona abana bo mu cyaro nta mafaranga tugira guregiza imana ukabona umuntu w'umugabo w'ibogari njye buriya nkunda abantu banini iyo ugize amahirwe ukabona umuntu w'ibogari yewe ukwihera ku ifungo wana ubu utekereza ko ibyango biba byaravuye mana yanjye unyira yagafite abakobwa bo mu mujyi nibo bapfuye nibo none no mu cyaro byarahageze tumenya ko turi muri viziyo Yesu Kristo we twarasirimutse abakobwa bo mu cyaro kuki musirimuka gutyo nibyo tubangukira ariko deni nibinakunda ntago ari ukubizahora ntago ari ukubizahora ako nyine yikundira abagabo tu byahatari wagiye ukunda abasore oya abasore se ntago ari abana beza batwaye iki nta musore urekura amafaranga baby gribi nta musore urekura amafaranga ariko kubona umuntu w'ibogari nyine w'umugabo ewan paritse hari imodoka ngakubwira ati ngwino hano ewan uwo yarekura nta kintu yitayeho ndetse ubu kuva wenda tuvuge umaze kuva utangiye kuvugana n'abagabo uvuye abagabo bangana gute cyangwa se umaze gukora abagabo bangana gute cyane ni benshi baby nta nubwo umubare nkuzi ni benshi cyane ni benshi ubwo si uko amafaranga makeya umukora amafaranga angana gute nta munyagara w'ifaranga ukuye nka makeya ukuye nka makeya se nyine biterwa n'ukuntu mba mbabona ntabwo bose bari mu byiciro bimwe
hari uwo mbona uri hasi 30 50, hari undi uri hejuru Okay. 80 100. Umukobwa wo mu cyaro ukura amafaranga 80 100. Ndi wo mu cyaro ariko bihagazeho. Wageze ku ki my friend? Nageze kuki? Nageze ni byinshi. Byamesheje kwishyurira umwuga njyewe niga gusuka. Urumva ko nabigiyemo ariko mbifitemo n'ubwenge. Sibyo? Njyewe maze gusuka ngura n'amatungo. Amatungo nyine mu cyaro urahazi. Abara amatungo nyine magufi. Biteje imbere byatari niyo mpamvu ubwo kigaje nk'ukura nk'abagabo wenda nka babiri. Aba babiri bonyine then nkahita mbireka. Mwibese. Bwese wakuye abagabo wishyura umwuga. Yishyuriye umwuga ndiga buri kimwe cyose. Yego. Ugura amatungo. Usigaje nko gukura abagabo nka babiri. Aba babiri bonyine nibo nsigaje. Abo nibo nibikiye. Abo bagabo nka babiri urumva wowe kugira ngo wenda ibyo usigaje uzabigereho. Uzabakora amafaranga angana gute? Ndumva nabakire byatari. Wenda nka ayo nzabakura njyewe ubwanjye wenda nka miliyoni nk'ebyiri n'igice. Mbaza ngo ayo mafaranga nayiki. Abo bagabo ariko ntago ari abanyarwanda. Ntago ari abanyarwanda. Okay, ntago ari abanyarwanda. Abo bagabo tuba tubafite mu gihugu cy'u Rwanda. Byambabaza. Oya ndi mu madolari. Byambabaza pe. Oya abo nabo mu madolari kabisa. Nese ubwo wizeye neza ko bazayaguha? Amafaranga ari gutya baby. Amafaranga ari gutya, amafaranga arahari. Solange nubwo uri wo mu cyaro ufite amafaranga, Oya. Solange amafaranga arahari. Je nta mafaranga mfite. Ariko yenda ndi guteganya, mbaza ariko ngo amafaranga uzayakoresha iki? Ngambwira. Ndumva nshaka, ndashaka gushinga salo. Dese. Solange warize wize salo. Wo kwiyaga amafaranga yaguze amatungo, sibyo? Na kuntu wo bwe bakishingira salo tongeye gukuraga shaba salo wabagiriye muhwe. Abo babiri nibo nsigaje baby. Abo babiri nibo nsigaje. Wa mukobwa ukura amafaranga menshi. Ni babiri nje nabo turabiziranye. Tubiziranye yo byatari. Babiri kwemereye ko azayaguha. Efo. Akubatera imiti. Ukuntu tubigenza. Mubigenza mute rero? Atazancisha bijisha. Azambwiye wasanga hari mugenzi wacu dukurikiye umeze nkawe cyangwa se ukunda nkawe. Oya. Ugasanga atazi banga akoresha. Oya. Mukoresha. Wamubwiye. Nagari iryo ni ibanga ryanjye. Iryo ni ibanga ry'akazi. Nanjye mbwira. Namenye ibanga ry'akazi ntago byemewe. Twabaye inshuti. Oya ntago turaba inshuti neza. Sinzagutembereza. Nakwemerera kujyana ku mazi. Buriya nanjye nzakubwira buri kimwe. Intego nihaye ninzigeraho. Nibwo nzakubwira buri kimwe. Solange wambwiye. Mbwira ibanga ukoresha. Ntago bikunda. Ntago mubwira. Okay, Solange nyine ubwo wanze kumbwira. Sinzi. Gusa nyine ndagutumiye muri salo yanjye. Kandi utarayishinga. Ndagutumiye muri salo yanjye umunsi nayishinze ewana. Hazashya. Salo ntabwo urayishinga ni gutambwira ngo urantumiye. Ndagutumiye ni iminsi mike. Abo bagabo si ubwo bagize icyo amafaranga si bayaboneye wabigenza. Oya amafaranga ntago ari ikibazo. Narakunze kuzashingisha amafaranga. Ukuye hehe? Mu bagabo. Babaye n'abahari. Abagabo barahari. Ufite babiri imiteganya kuyakuramo. Mfite babiri. Akakabanya tuvoye kumva ngo abo bagabo uko ari babiri bapfuye de birashoboka cyangwa se bagiye for example Amerika. Sibyo? Na telefone nini ufite kubavugisha cyangwa se nimero y'aba telefone ufite urayitaye simwongeye gukominikana ngo muhuze. Deni njyewe mfite ukuntu mbigenza. Njyewe niba mfitanye nawe gahunda ntabwo nimero ndi burekere muri telefone yanjye gusa.
yayifatanye kiri muri telefone ya mami, kiri muri telefone ya dadi, kiri muri telefone ya bro wanje ewana ntihasakaze ku buryo nta cyabura. Ese kankwibariza ubwo ifashe nimero y'umuntu. Okay, Solange rero ndi kubyumva numva ngiye ukuntu umeze wantangaje. Ntabwo abakobwa bo mu cyaro nzi ko muteye gutyo cyangwa mumeze gutyo, numvaga bikorwa nawo mu mujyi kuko akenshi usanga ari nabo bapfuye gushabukamo ukuntu. Aho mu cyaro mba numva ari abakobwa bakonje bameze ukuntu, sibyo? Uko nasanze ushabutse cyane 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 ariko erega gukonja nanjye nabanje gukonja. Ikintu cyatumye rero ntabwo nzi ukuntu byagenze. Hari ababiteye nyine kugira ngo bimere gutyo, nanjye niko nisanze. Okay, ubwo rero nyine katumere nk'abasoje, tuzagaruka ariko nyine tugirane inama sheri, tugirane inama, tugira bagenzi bacu inama, kandi nawe unyemerere guhinduka, sibyo? Warakuye ukuye amafaranga menshi, ayo ufite n'ibyo wakuyemo kugeza ubu byaguteza imbere, sibyo? Utagombere ngo abo babiri basi bagirire impuhwe, sibyo? Nta kibazo ndabikwemereye, ndabireka kandi ndabigusezeranyije. Abo babiri ubagirire impuhwe, ubareke amatungo wakuyemo, none wakuyemo n'ubumenyi, ugerageze ushaka uburyo kinini wowe wakiteza imbere utagendeye ku bagabo. Abagabo ni inshuti zanjye yanjye, abagabo turabakunda ariko nta cyiza batwifuriza. Abagabo ntabwo ari beza cyane kugira ngo twabimariramo ubuzima bwacu bwose, tujye tubakunda gake gashoboke. Ubundi nyine tubareke, kaka tugira bagenzi bacu inama. Ngaho Solange urabanza unyemerere unabambwirire ko wahindutse, deni ubagire n'inama. Urakoze cyane kumpindura. Njye Solange abantu babigerageje ni benshi gusa nyine uranyemeje tu, unkoze ku mutima. Urakoze kunyemerera basi kuhindura. Ndahindutse ndabikwemereye, ntabwo bizongera. Ni byiza. Ntabwo bizongera. Bagenzi banjye rero nabagira inama, abagabo ntabwo ari beza. Ntabwo ari beza, ntabwo ari beza pe. Nabagiyemo kenshi gashoboka, ndabazi abagabo, ariko nyine inshuti yanjye ntabwo nakwifuriza kuryamana n'umugabo ngo ugire icyo aguha. Oya, ndagusabye wowe uduteze amaso, uduteze amatwi, uri kutwumva, uri kutureba, Solange yahindutse. Azagaruka ari wa wundi nyine, ari wa mwana wahindutse nyine. Solange yahindutse, namwe mwari mumeze nka Solange. Ndabifuriza guhinduka. Hari ibyo tuba twaragezeho, hari n'ibyo tuba dufite ubwacu, twebwe ubwacu byaduteza imbere tukagera kure tutagendeye ku bagabo. Amafaranga y'abagabo ubundi ni ngango ameze nk'urusenda. Ndakumenya ahantu anyuze. Ahubwo agenda byatari ntiwamenya ingendo. Ameze nka kirungi. Araryoha ariko ni iminota mike ukayabura. Nararyana ahubwo iyo ajya kurya. Okay, katugira bagenzi bacu inama, abakunda amafaranga muyakunde, mwayakoreye ari ayanyu, biba ari byiza, kandi mugerageze gushyiramo imbaraga, mukore, mwiteze imbere. Twe gutegereza ko Imana ko kaza imvura ikise, sibyo? Kwa turi kumwe nande? Muri kumwe na Solange. Hamwe nanjye inde umwiza, ndabakunda. Ciao ciao.